ni Hot News TV nibiba bikomeje kugenda bisohoka mu bitangazamakuru bitandukanye, biba bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse nibiba bikomeje kugenda bibera iwacu mu makaritsiye. Reka mbonereho kubasuhuza, nizera ko aho muherereye hose mumeze neza cyane, utameze neza tumubwira ati pole kabisa, ihangane kandi usenge, natwe turagusabira ku Mana igufashe nawe umere neza, mwese tujye twibanira mumeze neza cyane. Ari nako manza kwibutsa umuntu udukurikiye ari mushyashya cyangwa se namwe mwese mudukurikira ariko mutarakoze ibisabwa birimo gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo mubikore bwangu, hanyuma mujye mubasha kubana natwe umunsi kuwundi. Amakuru yacu rero yo muri aka kanya njya mbabwira ati isi yararangiye, isi yarashaje, abantu b'isi barimo kugenda bagaragaza yuko rwose isi ubwayo yarangiye kandi irangijwe n'abayituye. Reka tunyarukire mu karere ka Nyanza. Mu karere ka Nyanza ndabona haje kuba haba amahano. Murabizi neza yuko twakuze batubwira yuko umuntu w'umukecuru wari we wese aba ari nyogokuru wawe. Niyo mpamvu kuba nababwira ngo umusore yaje kuba yafata nyogokuru we kungufu ntago byaba birenze nubwo atari nyogokuru we, ariko burya umukecuru wese akaba wakagombye kumufata nka nyogokuru wawe. Mu karere ka Nyanza rero mu murenge wa Busasamana haravugwayo inkuru y'amarorerwa y'amahano, inkuru y'umusore w'imyaka 20 waje kuba yagenda afata umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 50 ningahe gusubiza hejuru, guhera kuri 52 gusubiza hejuru. Amufata ku ngufu, abaturanyi abari bo bamufata nyuma yuko uyu mukecuru yaje kuba yavuza induru. Byabaye rero ku ya 3 Kamena 2025 bibera mu mudugudu wa Mukoni mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Busasamana wo muri aka karere ka Nyanza. Amakuru akaba avuga ko uyu musore yafashe uyu mukecuru ku manwa y'ihangu saa 6 z'amanywa, aho yabanje gucunga abantu, acunga nta n'undi muntu wari uri muri urwo rugo, dore ko uyu mukecuru ngo yari yirwariye aryamye mu nzu. Hanyuma uyu musore aragenda amusanga aho aryamye mu nzu aho arwariye, ahita amucakira, amufata ku ngufu. Umukecuru avuza induru, abaturanyi batuye hafi aho ngaho barabyumvishe, bahita batabara, baraza bafata uwo musore, bahita bamenyesha inzego z'umutekano, ziraza zimuta muri yombi. Urumva ni amarorerwa rwose, ni amarorerwa. Ibi byaje kuba byakwemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana, ariwe waje kuba yakwemeza yuko uyu musore yatawe muri yombi nyuma yuko yaje kuba yacunga ba nyiri uyu mukecuru, abandi ba muri urwo rugo badahari, aragenda ashaka umufata ku ngufu ngo amusambanye n'uburwayi bwose. Hanyuma uwo mukecuru aba agira agategeko kuvuza induru, baba bafashe uwo musore bamushyikiriza inzego zibishinzwe. Ubu ngubu akaba afunze azira kujya gufata nyogokuru we ku ngufu. Nimvuga ngo ni nyogokuru we mubyumve neza, kuko umukecuru wese aba ari nyogokuru wawe, umubyeyi wese aba ari mama wawe, aba ari papa wawe, mu gihe wowe ukiri muri ya myaka mikeya ukibarirwa mu basore cyangwa se mu nkumi cyangwa se mu bwana. Si byose ngayo nguko rero amakuru arimo kuvugwa mu karere ka Nyanza. Reka ngingane ku musozo shimira abantu mwese mubana natwe, kandi nizera ko mukomeje kugubwa neza cyane. Mbabwira ko turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka ngaha kuri Hot News TV. Mukore ibisabwa birimo gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo tujye tubasha kwibanira umunsi kundi. Ndabakunda cyane.